tugiye kwiga rero dutangira isabato mbere yuko tuvuga insanganyamatsiko yacu reka aho muri nkuko bisanzwe twubaha Imana maze dusenge. Urakoze Mana yacu aho turinda iminsi yose tukabaho ukaba duhaye nibi byiza kuko twinjiye mu masaha yera turagabanye izina ryawe nirihabwa icyubahiro tubabarira ibyaha byacu intege nke n'ubwinanirwe twagurira ubwenge tuve mu bujiji ubwo ugiye kutwigisha tegura ikibanza cyaho ibyawe byajya muri twebwe kandi abari kutwumvira hafi na kure twese umugisha w'isabato tuwugabane ngaho weho ubwawe twigishe kandi ufashe bose bagushaka tubisabye mu izina rya Yesu amen. Tugiye kuganirira hamwe ijambo ry'Imana mu nsanganyamatsiko iratubwira ngo ubumwe buzanwa n'urukundo. Ngiryo ijambo tugiye kurebera hamwe. Muri insanganyamatsiko turareba ubumwe burakenewe haba mu itorero, burakenewe haba mu muryango, burakenewe muri kominote zose z'abantu, burakenewe kugira ngo intsinzi y'ibikorwa byose igerweho. Ubumwe burakenewe naho turi bwibande. Ku basoma Bibiliya murasoma muri Yohana igice cya 17 n'umurongo tutatambukaho ni uhatsi yindi muri insanganyamatsiko. Icyo gice cyose kivuga Yesu asabira abigishwa be n'abandi bose bazamwizera. Hari ibyari bibarindiriye byendaga kuzababaho, bari kuzarenganywa uko mubizi barabigishwa be bose hafi ya bose uko ari 12 barishwe, hafi ya bose barishwe bazira ubutumwa bwiza, kandi n'abatarishwe nabo ibyababayeho ntabwo byoroshye nka Yohana watetswe mu ngunguru y'amavuta. Ntabwo ibyo bintu byari byoroshye, ibyo Yesu yarabibonye. Bagombaga kuzanyura mu bukene kugira ngo berereze izina rye, bari kuzahangana n'abanzi ruharwa bashaririye barwanya ubutumwa bwiza banga kuzuka kwe n'agakiza kabonerwa muri we. Ariko muri iki gice cya 17 tugiye gusoma icyari gishishikaje Yesu kuruta ibindi byose sako karengane kari kuzatuma Petero abambwa acuramye, sako karengane kari kuzatuma bamwe mu bigishwa babashyira hejuru y'agasongero k'inzu bakaroha hasi, ahubwo yarashishikajwe nuko yabasiga abashinze umurimo maze bakawukora ariko badafitanye ubumwe buzanwa n'urukundo. Nuko abasabira byinshi murongo wa 9 ndabasabira sinsabira bisi ahubwo ndabisabira abo bampaye kuko ari abawe, kandi ibyanjye byose ni ibyawe n'ibyawe nabyo ni ibyanjye kandi nubahirijwe muri bo. Nge sinkiri mu isi ariko bo bari mu isi, naho nge ndaza kuri wowe Data wera warindire mu izina ryawe wampaye ngo babe umwe nkuko natwe turi umwe. Nyiri kumwe nabo nabarindiraga mu izina ryawe wampaye, narabarinze muri bo nta numwe wabuze ngo arimbuke keretse umwana wo kurimbuka ngo ibyanditswe bisohore. Ariko none ndaza kuri wowe kandi ibyo mbivuze nkiri mu isi ngo bagire umunezero wanjye wuzure muri bo. Ntago byose ndabisoma ariko kubumva uyu murongo mwumve ko abigishwa be yari abafite ku mutima, ashishikajwe no kubona ukuntu agiye kugenda kandi bo barasigaye, kandi mission cyangwa se umurimo yabashinze ntibagombaga guhagarara. 20 sinsabira ababonyine ahubwo ndasabira n'abazanyizezwa n'ijambo ryabo ngo bose babumwe nk'uko uri muri nge Data nanjye nkaba muri wowe, ngo nabo babumwe muri twe ngo bisi bizere ko ari wowe wantumye. Nanjye mbahaye ubwiza wampaye ngo babumwe nk'uko natwe turi umwe, nge mbe muri bo nawe ube muri nge ngo babumwe rwose
ngo ab'isi bamenye ko ari wowe wantumye ukabakunda nk'uko wankunze. Niba iyi mirongo mwayikurikiye, ijambo babumwe rigarutse mu inshuro zirenga 4 zigera muri 5. Bugi ikintu gisubiwemo kigasubirwamo haba hari impamvu. Yesu impano ikomeye iruta izindi, umugisha ukomeye uruta iyindi yabonaga kubigishwa be, maze umurimo ukazarushaho gutera imbere, nuko bagombaga kuba umwe, bagakundana nk'uko we na se bakundana, umwe akumva undi nk'uko we na se bumvanaga, bagafashanya, bagafatanya. Ubwo bumwe Yesu yaraburebye asanga ariyo mpano ikomeye, asanga ariwo umugisha uruta iyindi abigishwa be asize ku isi baramutse bawugize. Ni ukuri umurimo bashinzwe watera imbere. Muri insanganyamatsiko ntabwo turavuga mu itorero muri rusange gusa, turanamanuka no mu muryango, naho mukorera, naho mucumbitse, nubwo mwamuri abana cyangwa abakuze, aho mu kageto cyangwa mu kazu kanini cyangwa gato, hatabaye ubumwe bukomotse ku rukundo, nta mushinga n'umwe watera imbere. N'ababi bimirije imbere bibi, iyo hatabaye ubumwe ntabwo bagera ku ntsinzi. Mbese ubumwe, abigishwa ba Yesu, ngaho Yohana 13, urwo rukundo rubatera ubumwe. Umurongo wa 34 yarongeye aravuga ngo nivyo yari yabanje, ndabaha itegeko rishya, ngo mukundane nk'uko nabakunze, muba ariko namwe mukundana. Ibyo nibyo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye nimukundana. Uru rukundo nirwo rwababyariye ubumwe, kuko hatari urukundo ubumwe ntibushoboka. No kugerageza kubikora cyetse hashyize amategeko akakaye, noneho abantu bakajya bayumvira badakunze Imana ngo babe babikuye ku mutima, ahubwo bakayumvira ro gutinya igihano, nk'igihe Abisirayeli batwarwaga n'amategeko. Rero ubu bumwe nta kindi kibuzana n'uru rukundo, kandi urukundo ntabwo Yesu yashimye ko abo asize ku isi ngo bamuhagararire, nta cyubahiro gikakaye yabahaye ngo bazajye batambuka, mbese ubabonye wese ahinda umushyitsi avuga ngo ngaba abakozi b'ijuru. Nta byangombwa bikomeye yabasigiye mu ntoki ku buryo uwo banyuraho yakibwiriza akava mu nzira, ahubwo yaravuze ngo ibyo nibyo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye nimukundana. Gukundana aribyo bibyara ubumwe, ni nacyo kimenyetso bari basigiwe kiranga abo yatumye. Bamaze gutangira umurimo, atagihari yarazamuwe mu ijuru. Koko ibyo rubanda babasomyeho bikandikwa bikavugwa, ibyakozwe 4:32, abizeye bose bahuzaga umutima n'inama, kandi nta numwe wagiraga ubwiko ku kintu, ahubwo byose barabisangiraga. Sinshaka kurenga aha ngo njye kure, ahubwo ni iri jambo rivuze ngo abizeye bose bahuzaga umutima n'inama. Saho gusa, muri Bibiliya imikorere y'aba bigishwa yanditse henshi, bivugwa ko babaga bahuje umutima n'inama. Muzabisoma henshi muri Bibiliya, cyane mu byakozwe n'intumwa, ko bakoraga umurimo wabo bahuje umutima kandi bahuje inama. Murabisoma no mu byakozwe 2:46, ngo bamanyaguraga umutsima ngo bafite imitima itishama. Mbese bari bafite urukundo rubahuriza mu bumwe. Noneho umurimo wabo utera imbere, umurimo wabo urakomera, atari ubuhanga, atari ikindi, ahubwo ari uko bahuje umutima kandi bagahuza inama. Mu gitabo cyitwa Ibihamya by'itorero, ni Igifaransa, ni umuzingo wa 2, ni urupapuro rwa 87, bari gusobanura umurongo
uwo mu Bakorinto ba mbere igice n'ubundi ni icya mbere umurongo wa 10, aho Pawulo yavuze ngo Korinto ba mbere igice cya mbere umurongo w'10, Pawulo yaravuze ngo ariko bene data ndabingingira mu izina ry'Umwami Yesu Kristo kugira ngo mwese muvuge kumwe kandi he kugira ibice biremwa muri mwe, ahubwo muhurize hamwe rwose muhuje imitima n'inama. Bigirwa itegeko. Nawe unyumva ubwo aha turi mu itorero, turi kuvuga mu itorero, nawe unyumva kugira ngo intsinzi y'uyu mushinga izagerweho, nubwo mwaba mufite amafaranga menshi, nubwo mwaba muri intyoza amasomo muyatunze ku bwinshi, nubwo mwaba muri abigisha ku buryo nta cyigisha aho musengera cyabura, ariko urukundo rukabura ari rwo ruzana ubu bumwe, mwatsindwa rwose. Pawulo rero aravuze ngo muvuge kumwe kandi he kugira ibice biremwa muri mwe, ahubwo muhurize hamwe rwose muhuje imitima n'inama. Ubu bumwe kuvuga kumwe, ntarasoma iki gitabo narambuye, ngo Imana kambanze nsome Ibihamya by'Itorero umuzingo wa mbere 394 ndetse na 396, aho ndahagaruka. Kuvuga kumwe, gukorera hamwe, guhuza imitima, mugahuza inama, mukirinda amacakubiri. Haranditse ngo Dieu voudrait que son peuple soit discipliné. Imana ishaka ko ubwoko bwayo bugira ikinyabupfura. Inu dans l'action, bakaba umwe mu gikorwa cyangwa se bakaba umwe mu mikorere, et dans la façon de comprendre les choses et de juger, kandi bakaba umwe mu kumva ibintu kimwe ndetse no mu kwanzura kimwe. Mais pour en arriver là, il y a beaucoup à faire. Ariko kugira ngo ibyo bigerweho hari byinshi byo gukora. Icya mbere kigomba gukorwa ngiki: le cœur charnel doit être subjugué et transformé. Umutima wa kamere ugomba kuganduka kandi ugahinduka. Umutima wa kamere ugomba kwemera gutegekwa kandi ugahinduka. Noneho ubu bumwe bukabona bukigaragaza. Bavandimwe mu nyumva, aho musengera, aho mukorera, nibaza ko ibibateye impagarara namwe kimwe na Yesu ntabwo ari amasomo mwabuze n'ibitabo, nibaza ko atari abaririmbyi n'abigisha nubwo hari abababura, ahubwo birahari, n'abaza gusenga barahari, n'intebe zo kwicaraho zishobora kuba zihari, n'ibyo bitabo bihari, byose nta kibuze, ariko imitima itahura. Ibyiza by'amateraniro ntibikunogere, ibyiza byo kuba mu itorero ntibikunogere, ibyiza byo kubana n'abandi muri societe ntibikunogere. Hari abantu ariko badahuje imitima. Rero kugira ngo ibyo bigerweho nuko umutima wa kamere ibyo bibitera: rwikekwe, inzangano, ishyari, amacakubiri, kutumva abandi, umwuka gushaka gutegeka, kwifuza ko icyifuzo cyawe ari cyo kibanza, iby'abandi bigasubizwa inyuma, kumva ibyawe byabanza, bakwemera bakagufata nk'ukomeye. Ibyo bijye bishwanisha abantu. Amakuru make udafite ku bintu kandi ukaba udashaka kugisha inama bene so. Ibyo byose uko wanzura kumva n'isi yose yakwanzura nkawe, nta nubwo muremwe kimwe, buri wese afite personalite ye. Ibyo bijye bidushwanisha. Hano baravuze ngo kugira ngo ubu bumwe bugerweho tujye twumva kimwe, dukore kimwe, twanzure kimwe, ngo ikigomba kubibanziriza nuko umutima wa kamere ugomba kwemera kuganduka, ugategekwa kandi ugahinduka. Muri iki gitabo n'ubundi ku rupapuro rwa 396, Dieu désire que son peuple soit uni. Imana yifuza ko ubwoko bwayo bubumwe, et que cette unité se manifeste dans une même vision des choses, kandi ubu bumwe bukagaragarira mu kubona ibintu kimwe, dans un même esprit, bukagaragarira mu guhuza umwuka,
et une même façon de juger, kandi bukagaragarira no mu kwanzura kimwe. Ibi ntabwo byagerwaho itorero ritabanje kumenya ko Imana ibirisaba kandi ko ari ikintu cy'ingenzi. La prière de Jésus était que ses disciples soient un comme il était lui-même avec le Père. Isengesho rya Yesu kwari uko abigishwa be baba umwe nk'uko nawe yari umwe na se. Ubu bumwe ugomba kugira ubumwe mu mikorere ntitunyuranye, tukagira ubumwe mu kubona ibintu ntiturebe ibintu ukubiri, tukagira ubumwe mu kwanzura. Noneho baravuze ngo kugira ngo ibi bigerweho ikibibangamira n'umutima wa kamere n'ubupagani, ngo ugomba kwemera kuganduka ugategekwa kandi ugahinduka. Ngaho rwa rupapuro nari navuze aha mu itorero muri Matayo 24:12 turasabwa ubumwe buzanwa n'urukundo, kandi dufite ubuhanuzi bubi bwahanuriwe abasenga bwanditse muri Matayo 24:12 ngo maze kuko ubugome buzagwira urukundo rwa benshi ruzakonja. Buri buhanuzi abari bwo kandi babugomba gusohora, ariko kuko ubuhanuzi bamwe ubwiza bukabamo n'ububi, nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kwigira umugabura wo gusohoza ubuhanuzi bubi. Ahubwo buri wese mu mwanya ahagazemo akwiye gushebekera kugira ngo asohoze ubuhanuzi bwiza, kuko ubugome buzagwira urukundo rwa benshi ruzakonja. Ubuhanuzi buri gusohora, ariko wowe nyumva wange ubishatse wakwanga ukavuga ngo ndanze kubusohoza. Babandi bakundana ari we isi izamenyeraho ko arabigishwa ba Yesu, nanjye nibwo ndasohoza. Noneho ngaho Yesu abonye n'ubuhanuzi butazabura gusohora kuba tumvira, yavuze aya magambo nibamye by'itorero umuzingo wa 2:87 ahanditse ngo l'union fait la force, ubumwe butera imbaraga, la division la faiblesse, naho amacakubiri azana intege nke. Quand ceux qui croient à la vérité présente sont unis, iyo abizera ukuri kw'iki gihe babaye umwe, ils exercent une puissante influence, bigira imbaraga rukuruzi ikomeye. Iyo abizera ukuri kw'iki gihe babaye umwe, ibyo bigira imbaraga rukuruzi kandi ikomeye. Satan les comprend très bien. Ibi byose Satani abizi neza. Jamais il n'a été plus déterminé à rendre sans effet la vérité divine en jetant l'amertume et la dissension parmi les peuples de Dieu. Ntiyigeze ahwema gushebekera kugwabiza ukuri mvajuru, ashyira umuzo wo gusharira n'amacakubiri mu bwoko bw'Imana. Buriya nimwe mutuje, ariko Satani we ntatuje. Abizi neza ko kuri dusoma atakurwanya. Wiko kwezi umunsi w'isabato ntaho yabishyira. Yaranagerageje mu bihe by'umwijima, Bibiliya ziratwikwa, izindi ziracibwa, gusoma Bibiliya ukabihanirwa bikitwa icyaha sakirirego, ariko binasoje ku musozo w'ibihe Bibiliya zigiye ahabona. Nta wataka ngo yabuze Bibiliya. Ubwo urumva ko aho intambara ye ntacyo yageraho. Yashatse uko yakica abantu b'Imana mu bihe by'umwijima, abamarira ku icuma ahereye ku ruhinja akagera ku mukecuru, abavuga ukuri kw'ijambo ry'Imana mu mwuzuro wako barishwe. Ako karengane mwarakize kamaze ibihe byinshi mu bihe by'umwijima cyangwa se muri Moyen Age, the Dark Ages. Ibyo abiga amateka birazwi abavuga Imana bitwa abayobe, abo bita ba heretike, abanzi ibinyoma by'ubupapa bitwa aba Protestant cyangwa se abahakanyi, nuko bitwa amazina menshi, ariko ntiyigeze anesha. N'uyu munsi baridegembya hamwe n'imbaga nyamwinshi yishwe, ubutaka bukayakira. Ariko ahantu ngo azi neza, asobanukiwe neza aho yabonera intsinzi, ngo atajya kuraho ako gatoki,
ngo ni ugupfobya cyangwa se guhindura ubusukuri mvajuru akoresheje kubiba umuzo wo gusharira n'amacakubiri mu bwoko bw'Imana. Iyo abantu bamaze kwangana, nubwo umwe yabwiriza ngo wibuke kweza umunsi w'isabato, undi yakumva nta n'ibyo avuze, yanasenga ngo ntibigire n'uwo bifataho, kandi ubwo bose bari berekeje hamwe, kandi ubwo ubwami bwigabanije bukirwanya buba bwenda gushira. Rero ibi byahangayikishije Yesu, ndongera nse n'utarutse hepfo, quel niyo et l'amour existe parmi les disciples, tel fut le vœu que le Sauveur exprima à l'égard de sa dernière prière avant la crucifixion. Reka ubumwe n'urukundo birangwe mu bigishwa. Nguwo umuhigo cyangwa se intego n'icyifuzo Kristo yagaragaje mu isengesho rye riheruka mbere y'uko abambwa. Yari ashaka kuba umwe n'urukundo bigaragara mu bigishwa be. En face de l'agonie de la croix, la solitude de Christ ne se manifestait pas pour lui-même, mais elle se manifestait en faveur de ceux qu'il laissait pour continuer son œuvre sur la terre. Ubwo yarahanganye n'umunota we wa nyuma yegereje kunogoka, ibyamushishikaje bikamuhangayikisha abambwe ku musaraba, ntabwo yarahangayikishijwe n'imibabaro ye we ubwe, mais elle se manifestait en faveur de ceux qu'il laissait pour continuer son œuvre sur la terre. Aho yarahangayikishijwe nawe yarasize ku isi ngo bakomeze umurimo yari yaratangije hano ku isi. Ubwo nabigishwa be niweho nanjye. Les épreuves les plus dures des attendus, nukuri bari barindiriwe n'ibigeragezo bishishana byari bibarindiriye, ngira ngo abiza amateka nayababwiye, barabigishwa hafi ya bose bishwe rubi, kandi n'abatarishwe rubi banyuze mu bikomeye. Se nko kuguterera mu ngunguru y'amavuta ari gutogota gakora mu kirere, ntabwo ari icyoroshye ko wakwizera ko utari bushye ngo unyoke. Umwe mu bashyize Yohana niwe navuga wipfiriye atanizwe ngo bamukure mu mwuka. Noneho baravuze ngo haranditse ngo ibyo bigeragezo nk'ibyo bishishana byari bibarindiriye. Mais Jésus vit que le plus grand danger qui les menaçait était un esprit d'amertume et de division. Ariko Yesu abona ko akaga gakomeye gashishana kari kabarindiriye kabategereje, nuko muri bo havuka umuze wo gusharira cyangwa se wo kutumvikana ku batari kubyumva n'amacakubiri. Ngicyo icyatumye asenga ijoro ararirara, asubiramo data babumwe nkuko nanjye nawe turi umwe, ngo babumwe ngo bisi babimenye, babumwe ubumwe abusubiramo. C'est pourquoi il pria, niyo mpamvu yasenze ati nkuko nabatumye niko matumye. Uyu murongo twawusomye, nuko arabasabira hepfo. Cette prière de Christ englobe tous les disciples jusqu'à la fin des temps. Iri sengesho rya Kristo ryasabiwe abigishwa bose, uhereye kuri abo bari bamuri imbere kugeza ku bazamubera abigishwa kugeza ku iherezo ry'ibihe. Ariko weho unyumva, ngaho ngero urebe mu itorero iwawe, ongera urebe muri abakristo mu muryango, ko tujya tugira itorero hariya duhurira iyo byabaye ngombwa. Tugira itorero ryo mu rugo, umugabo n'umugore n'abana namwe muri ryo. Hari n'umuryango wagutse, extended family, ukaba ufite so na nyoko na nyogokuru na banyirusenge, aho hantu muhahurira muhuje urubibi mugabane isambu, iryo naryo niryo. Ngaho aho muri nta muzo gusharira waba uri hagati muri mwe, nta macakubiri ku byo hari babiri bumvikana na batatu bagenda ukwabo. Niyo muhuye mu kanama agato cyangwa kanini, ukaba ubizi ko ibitekerezo byanyu bira bihanganye n'ibyabanyira naka, hano niho hababaje Yesu. Avuga ati ibindi byo nta kibazo, kuri ko kuzivugira ijambo ry'Imana nta wari kuraho, ariko saba abantu aba baritwaye n'abantu. Muri bo ni havuka umuzo wo gusharira, muri bo hakavuka amacakubiri, umushinga uzabupfuye. Niyo mpamvu mwe muteze amatwi, Yesu
yifuza ko tugira ubumwe buzanwa n'urukundo. Nta kindi intsinzi zabibonetse. Ngaho muri iyi ngingo hari impamvu nyinshi ntarondora ngo nzirangize zigomba gutuma tugira ubumwe. Se wowe urumva atari byo? Mu bitabo niho bavuze ngo hari abantu mu murimo ngo iyo bari kuwukora ngo bajya bamera ngo nk'amafarashi ataratojwe, ubwo kubaza amafarashi kumwe bayatoza, noneho ngo ku ijwi riyabwira kugenda imwe ikagiriye indi ikagiriye kandi zose zihuriye mu mugozi, aho kugira ngo zijye mu cyerekezo kimwe zigakurura mu byerekezo bitandukanye zikagwanyana. Wari nta kindi cyabiteye kubera kudatozwa, kandi urwo rugendo ntabwo rwazagira iyo rujya. Nubwo imwe yabirusha indi imbaraga ntabwo yayishushubikanya ngo urugendo rugire iyo rugera. Akaba ariyo mpamvu Yesu ubwo muri iri sengesho no kugira ngo byandikwe muri Yohana ni amahugurwa duhaye, arashaka ko njye nawe tuba umwe, kandi ubwo bumwe bukaba buvuye ku rukundo. Nibwo umushinga wo kwamamaza izina rye uzagira intsinzi. Impamvu ni nyinshi, kamvuge zimwe muri zo. Mu Befeso 4:25 ndetse no mu Befeso 5:30 haranditse ngo turi ingingo za bagenzi bacu. 4:25 nuko handitse, nuko mwiyambura ibinyoma, umuntu wese avugana ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. 5:30 haranditse ngo kuko turi ingingo z'umubiri we. Mbese namwe mu byumve, umubiri ni umwe ariko ugizwe n'ingingo zitandukanye. Kugira ngo intsinzi yawe igerweho nuko amaso areba mu nyungu z'umubiri, ngo umuntu adasitara akaba yavunika n'akaguru. Nuko amaguru agenda mu nyungu z'umubiri kugira ngo utaba hamwe inzira ikazahagutsinda ukajya gupagasa. Nuko amaboko akora mu nyungu z'umubiri kugira ngo akore urye umubiri wose ugubwe neza. Nuko amatwi yumva mu nyungu z'umubiri. Twese turi ingingo za bagenzi bacu. Ubwo iyo mikorere y'ingingo iduhaye icyigisho gikomeye. Wewe unyumva uru rugingo rwanjye, nanjye wumva ndi urugingo rwawe, kugira ngo intsinzi izagerweho nuko njye nawe tuvuma. Noneho iyo niyo mpamvu imwe. Impamvu ya kabiri nuko ubumwe ari wo murunga. Ubumwe ni wo murunga. Bibiliya yawise kanze mbisome. Ubumwe ni wo murunga na Befeso 4:3. Mugire umwete wo gukomeresha ubumwe bw'umwuka umurunga w'amahoro. Mbese aya mahoro nuko mu bwenge yenda twese tutashobora kuwuboha, ariko ngo umurunga nawe wumve. Niba harahavutse impaka zikaba zabashwanisha zigatuma umwe ajya kure y'undi, niba hagurutse kutumva kimwe bikaba byatuma no mu mutima umwe ajya kure y'undi, baravuze ngo mukomereshe ubwo bumwe bw'umwuka umurunga w'amahoro. Wewe shyiramo amahoro. Mbese uwo murunga zirikamwe amahoro. Kandi na Petero avuga ibi, yabivuze muri Petero ya mbere 3:10. Aravuga ngo kuko byanditswe ngo ushaka gukunda ubugingo bwe no kubona iminsi myiza abuze ururimi rwe rutavuga ikibi n'iminwa ye itavuga iby'uburiganya, kandi azibukira ibibi akora ibyiza, ashaka amahoro ayakurikire kugira ngo ayashyikire. Ibi ni ibigaragaza ko burya ntabwo amahoro yanitse nka hariya. Nubwo bumwe ntabwo ari ikintu abantu bayora kikizana, ahubwo biraharanirwa. Kugeza ubwo bavuze ngo shaka amahoro, nuko yashaka ubwo arihishe, ashobora kuba ari munsi, ashobora kuba yaguye inyuma. Shaka amahoro. Hari igihe yanaboneka ari uko ibyo ubonye byose utabivuzeho. Hari igihe yanaboneka ari uko amakosa yose akozwe utayacyashya, ahubwo ukanigisha ugahugura. Hari igihe yanaboneka ari uko abo munyuranye bose utabateje abandi, ahubwo ukanabasengera. Hari igihe yanaboneka ari uko abonesheje bose utabikurikiranye, ahubwo bimwe ukabihara. Mbese ni ukuyashaka kuko ntabwo ateretse hamwe. Noneho niyo yagezeho ukurikije uyu murongo, baravuze ngo yakurikire. Ashobora kuba yiruka, kandi koko ashobora kwiruka. Muzarebe mu migani ya Kristo bari gusobanura
umugani w'umubibyi, baravuze ngo ikibi ntabwo gikenera kubagarirwa, ngo ikibi ntikijya gikenera kubagarirwa. Ni mu migani ya Kristo, ni icyo cyigisho ni icyo nk'uko nakivuze. Ariko iryo jambo ririmo insibo, riranakomeye, riteye n'agahinda, ngo icyiza nicyo kibagarirwa. Kandebe ko iryo jambo ryonyine naribona. Yego, ni mu mugani w'umubibyi. Yego, nuko ayo magambo avuze ko ikibi kidakeneye abakibagarira, ahubwo icyiza nicyo gikenera abakibagarira. Ucyumva ibyo rero, niyo mpamvu ubwiwe gushaka amahoro, kandi ukaba ubwiwe kuyakurikira kugeza uyashyikiriye. Bana b'Imana, muri iyi nsanganyamatsiko, amahoro, ubumwe, uru rukundo niwo murunga uduhuza. Umurunga uduhuza ku buryo bitahabaye abantu bavutse ahatandukanye, bitahabaye abantu, yego, ni imigani ya Kristo, urupapuro rwa 50, ahanditse ngo grace can thrive only in the heart that is being constantly prepared for the precious seeds of truth. Ubuntu bumera gusa mu mutima uhora witeguye kwakira imbuto z'ukuri, kwakira imbuto z'agaciro z'ukuri. The thorns of sin will grow in any soil. Amahwa y'icyaha ahariho hose yahamera. They need no cultivation, nirinashakaga. Ntabwo akeneye kwitabwaho, ntabwo akeneye guhingirwa, nta kubagarirwa. But grace must be carefully cultivated. Ariko ubuntu bwa Kristo bwo bukeneye kwitabwaho, no kubagarirwa no guhingirwa. Ibi mbivuze nkisobanuriye umurongo ngo ashaka amahoro, ayakurikire kandi ayashyikire. Bana b'Imana, reka mbwire abanyumva nk'abizera bamaze iminsi mu butumwa bwiza. Murazi ko ubutumwa bwiza buheruka nk'uko ijambo ry'Imana ryabuhanuye ntibugira abakuru. Nibura habaye hariho revera cyangwa shehe cyangwa musenyeri na papa, ku buryo umuntu azageza kubwira abizera abaha amategeko avuga ngo musenyeri yaravuze, padiri yavuze, papa yavuze, umukuru yavuze. Ahandi ho bijya bishoboka bakabikora uko. Ntuhangayikishwe no kuvuga ngo mu byanditswe havuze uko Imana yarategetse, ahubwo mvuga uti nimutayazana niko revera yavuze, ibyanyu biraba birangiye. Mu butumwa bwiza ibyo ntibirimo, ahubwo abantu b'Imana bazajya mu ijuru bose barareshya imbere yayo. Noneho uko kuba mu butumwa butagira nyakubahwa, ubwo ni Abefeso, oya ni Abaroma 12 umurongo wa 12, ahanditse ngo wa 10, ku byo gukunda bene data mukundane rwose, kubw'icyubahiro umuntu wese ashyira imbere mugenzi we. Ubwo nta wubahwa, ahubwo habaho kubahana. Kandi koko ni ukuri, kuko buri wese ni urugingo rwa mugenzi we. Hari umwanya akoramo undi atakoramo. Nta ukaze cyane ku buryo yasuzugura abandi ngo ababwire ngo wowe ntacyo umaze cyangwa umaze gike. Ntawe, mbere abayiyobotse bose ntawe. Noneho ubiroye mu maso ya kimuntu wasanga ibyo byabyara akajagari. Akaba nayo mpamvu yatumye imwe mu myizerere baragiye bashyiraho kanuni cyangwa se indongozi, bakayandikamwe amahame n'uduhame bizabayobora, n'ibihano n'uduhano. Ndetse kubazasoma indongozi cyangwa se za credo z'amadini atandukanye, muzajya mubona ko mu jambo ry'ibanze bagiye bandika ngo kugira ngo ubumwe bw'itorero bugegweho, ngo habe imikorere ihuje, abantu twumvikane tutazanyuranya, byabaye ngombwa ko twandika iyi ndongozi, iyi kanuni. Mu mubiri atari iby'umwuka, nibyo nanjye ndi kumwe nabo. Akajagari kaba ushinze n'agashyirahamwe kuba yashinga, ushinze n'akabina kuba tubamo, udashyizeho gahunda
njya mbona no mu madini amwe na za korari bavuga ngo indirimbo tuzajya tuzirepeta saa 9, ukerewe ngo azajya acibwa amande y'ibihumbi 15 cyangwa 500. Batabikoze ahatari umwuka ntabwo gahunda zagerwaho. Ariko ijambo ry'Imana suko twe ritubwira. Ngaho mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe umuzingo no wa 3 urupapuro rwa 20 ubu bumwe buzanwa n'urukundo haranditse ngo abazagira amahirwe yo gusoma iki cyigisho cyose kanse n'uhera ruguru gato ahavuze ngo the testimony of every believer in the truth must be as one, or your little differences which arouse the combative spirit among brethren are devices of Satan to divert mind from the great and fearful issue before us. Kambere mahagata havuze ngo uko kutumvikana guto kujya kubyutsa umwuka wo guhangana muri bene se basengana ni ibikoresho bya Satani babigambiye guteshura intekerezo ku mugambo ukomeye kandi kubikomeye kandi biteye ubwoba bituri imbere. Ndatarukana none, now is the time to manifest your soldierly qualities. Let the Lord's people present a united front to the foes of God and truth and righteousness. Kuri ubu nicyo gihe cyo kugaragaza imico ya gisirikare. Imico yawe ya gisirikare y'umusirikare nyakuri kuri ubu nicyo gihe cyo kwigaragaza. Bagendera kuri gahunda. Nta usanya nundi. Nta nusinzira ngunda ahaguru akagambane kaba kabaye ishyano ryabagwira. None natwe nk'abasenga abasirikare b'umwami Imana iki nicyo gihe cyo kugaragaza imico ya gisirikare nyakuri. Imico y'umusirikare nyakuri. Nimureke ubwoko bw'Imana buyimbere ku rugamba buhanganye n'abanzi b'Imana bufite ubumwe ukuri ndetse no gukiranuka. Ubumwe ukuri no gukiranuka nizo ntwaro zizatubashisha guhangana n'abanzi b'Imana. Noneho nashakaga hepfo unity our creed. Kanuni yacu rero ni ubumwe. Nta mpamvu yo kwandika ngo satani mujye mutangira ngo satani mujye musoza ngo bapfuka amasaa 9 ngo bagira ute ngo batiza gucya ngo bacana buje bari guse ibyo nta mpamvu zabyo ngo bose ngo twabyandikiye kugira ngo kwisi hose tuzahuze. Mwari muyobye. Ahubwo ubumwe niyo kanuni yacu. The prayer of Christ to his Father, isengesho rya Yesu asaba se, contained in the 17th chapter of John. Iri sengesho dusanga muri Yohana igice cya 17 is to be our church creed. Niryo rigomba kuba indongozi y'itorero ryacu. Bantu b'Imana mu byumve ngo mbese ngo ubwo ngo abantu babaho ngo batagira mu ingengamikore itandukanye n'indongozi. Ubumwe bwacu niyo kanuni yacu kuko turi umwe bitewe n'urukundo. Tuzumva kimwe, turebe kimwe, twanzure kimwe, ukebuye undi abanguke kumva, ukebuye undi ndetse abyumve neza. Noneho it shows us that our difference and this union are dishonoring to God. Iri sengesho ritwereka ko kunyuranya kwacu no kudahuza tugacukubiri nurukoza soni ku Mana yacu. Tuba dusuzuguje Imana yacu. Read the whole chapter verse by verse. Yemwe bizera mwe ni musome iki gice cya Yohana 17 cyose umurongo ku wundi ntimukagira ko musiga. Ariko iri muryumve ko bana b'Imana ubumwe niyo kanuni. Mbese ubwo natwe dufite kanuni, dufite indongozi n'ubumwe kuba duhuje. Wazana igitekerezo nka kumva vuba kuko n'ubumwe bw'umwuka buzanwa n'urukundo. Wazana inama n'umugambi nka wumva vuba ukagira ngo ahubwo ubitekereza twari kumwe. Ariko iyo umwuka wa Satani wa mutima wa kamere utahindutse abantu bajya bashwana bakanyuranya. Ariko ubu bumwe turasabwa kubugira niyo kanuni yacu. Ngaho muri Yohana 13:3-4 twahasomye kugeza 3-5 buzanwa n'urukundo kandi abisi
nicyo bazatumenyeraho ko turi abigishwa ba Yesu nidukundana. Mu butumwa bwatoranijwe umuzingo n'uwa kabiri, urupapuro rwa 429, naho ndahasoma ubumwe n'imbaraga, kandi haba mu by'iyobokamana haba no mu bindi, abandi bo babizi neza ubumwe n'imbaraga. 429 haranditse ngo reste uni, reste uni, mu bumwe cyangwa se mubumbatira ubumwe. Suppose que nous nous efforcions constamment de maintenir nos cœurs dans les liens de l'amour chrétien. Reka tuvuge ko nta guhwema duhora duharanira kugundirira imitima yacu mu murunga w'ubumwe bwa gikristo. Nibyaje 2:4 bite cyo nkugaya nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere, niko babwiye Efeso ubwo yari hombye kanini kubura urukundo, ibintu byari bicitse. Kandi nawe aho usengera, aho mukorera, mu muryango cyangwa ahandi, niba utarugira ibintu birakomeye. Kandi kubw'ibyo nzazaho n'inkora igitereko kitabaza cyawe ahacyo, ni 2:5 n'ubundi. Beza batagikundana ngo babumwe, umubyizo wa washize nta kimana ibikibabonaho. Pourquoi? Parce que si nous sommes séparés les uns des autres, nous sommes séparés de Christ. Kubera iki? Nuko iyo tudahuza bamwe ku bandi, tugatandukana, nyumvira imirebere n'ibitekerereze, na Kristo tuba twaramaze gutandukana. Il faut nous tenir unis. Turakwiye guhagarara turi umwe. Combien de fois, alors qu'il me semblait être en présence de Dieu et de ses saints anges, j'ai entendu la voix de l'ange qui disait restez unis, restez unis. Igihe yaremwe yerekwa, yabivuze gatatu. Yaremwe yerekwa ngo mbega ukuntu incuro nyinshi ubwo nabaga ndi imbere y'Imana n'abamarayika bera, numvaga ijwi rya marayika rivuga riti mubumbatira ubumwe, mubumbatira ubumwe, mubumbatira ubumwe, incuro 3. Ne permettez pas Satan de jeter son ombre infernale entre les frères. Nimukemerere Satani gushyira igicucu cy'ikuzimu hagati ya bene se, hagati y'abari bene se. Satani mwimwemerera ngo bateremo igicucu cy'ikuzimu cyo muri amferi, ngo ni ombre infernale, ngo agishyire hagati y'abari bene se. Se wowe unyumva, ntabwo nta gicucu cy'ikuzimu ujya ubona kiri hagati yawe n'umudiyakoni, yawe n'umukuru w'itorero, yawe n'umwizera muturanye, yawe n'umugore, yawe n'umwana, yawe ukabona ko bitari kugenda, uzije kwihagararaho no kurenzaho no gusekana imbereka no gutya kuginyo, nawe ukaba ubizi ko mutari guhuza. Itegeko niri ngo mwikwemerera Satani ko icyo gicucu agishyiramo. Restez unis, mubumbatira ubumwe. L'union fait la force. Ubumwe butera imbaraga. Bana b'Imana, ubumwe n'imbaraga, usibye mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa mbere, urupapuro rwa 206, aho bavuze ngo ntabwo dusabwa kugirira ubumwe mu kibi, ariko ku bindi byose, guhuza, gukorera hamwe, gufatanya, gufashanya, turasabwa kuba umwe. Iryo jambo ryo kandi some, kuko nubundi hari abajya bifuza ko twaba umwe ariko duhuriye mu kuroga, kwiba, kwangiriza iby'abandi se, gusuzugura Imana. Oya, ibyo byo oya. Le Christ demande l'unité. Ni ijambo 75 ku basoma Icyongereza, 206 ku basoma Igifaransa. Kristo aradusaba kugira ubumwe. Il ne nous demande pas de réaliser l'unité dans le mal, gusa ntabwo dusaba kugirira ubumwe mu kibi. Nani iryo jambo nashakaga, ntabwo dusaba kugirira ubumwe mu kibi. Ntarutse hepfo, je supprime frère de s'unir sur une base vraiment scripturaire. Ndahendera bene data ku bumwe, gusa ubumwe bwabo bugashingira ku rufatiro rw'ibyanditswe byera. Rero muri insanganyamatsiko, mwumvise ko ibyari bibabaje Yesu, ibyari bimuhangayikishije kuko kwitorongeye kuhimuka, nuko abasize ku isi ngo bamuhagararire, bakinjirwamo n'umuze wo gusharira n'amacakubiri, nayo byo kubambwe, byo kwicwa, byo kurenganywa, ibyo guhura n'abahakana Imana bakabarwanya. Ibyo ntacyo byari bimubwiye, kuko yarazi ko abapfa bapfira mu mwami bahirwa, yarazi ko Imana itabura uko igira,
ariko umunyabyaha wibuganijemo urwango no kutumvikana na bagenzi be, ibyo byo yanarimbuka nubwo itorero ryabona amahoro rigatekana. Uwo mutima mubi, uko kudakunda abandi, byakurimbuza. Ngiki cyari gishishikaje Yesu. Ababaye umwe uhereye kera kose abari imbaraga. Muzasoma Abacamanza igihe bari mu rugamba, ni igice cya 20. Abacamanza ni igice cya 20, igihe Abisirayeli bitura Ababenyamini nabi bakoze, baripanga baratabara. Umurongo wa 11 niwo uvuze ngo nuko Abisirayeli bose bateranira kurwanya uwo mudugudu bahuje umutima, baba nk'umuntu umwe. Abazasoma iki gice intsinzi yahise iboneka kubera ko bahuje umutima kandi bakaba nk'umuntu umwe. Bana b'Imana, reka kuri iyi ngingo duse n'abagarukiye ahangaha, twagure ubumwe, tuve mu itorero iryo rigari twari turimo, ahubwo tumanuke tujye no mu muryango, mu bavandimwe bacu. Aha naho nk'uko twabonye no haruguru byagenze, naho hahanuriwe ubuhanuzi bubi kandi bushobora kwibunza, ukabona bukuguyeho urabusohoje, warangaye utabaye maso. Yeremiya 9:3, ubwo ngeze mu muryango, haranditse ngo umuntu wese muri mwe ajye yirinda umuturanyi we, kandi ntimukiringire uwo muvindimwe, kuko abavandimwe bazahemukirana rwose, kandi umuturanyi wese azajya asebanya. Ibi nabyo byarahanuwe ko abavandimwe bazahemukirana. Mika igice cya 7, Mika igice cya 7 umurongo muzahere kuwa mbere, ko ngenda soma wa 6 wonyine, ahanditse ngo kuko umuhungu akoza se isoni, umukobwa agahagurukira nyina, umukazana agahagurukira nyirabukwe, abanzi b'umuntu nabo mu rugo rwe. Ubu n'ubuhanuzi bubi bwagiye buhanurwa, kandi ubwo abazasoma imirongo myinshi ya Bibiliya, mu nshingano dufite nk'abantu basenga, harimo Yesaya 58 cyane, abajya basenga bakiyiriza n'ubusa. Nigeze mbumva bari gusenga biyirije ubusa, ngo umuntu ngubanga ngo apfe. Baba bari gusenga n'abanyamyuka, numvaga bari kuvuga ngo muteme Yesu we, ngo muteme Yesu we. Yesu ntabwo atemana. Muri Bibiliya bari kuvuga ibyo kwiyiriza ubusa neza, uhere ku murongo wa 3 ukageza hepfo, ngenda soma wa 7 wonyine. Ntabwo kwiyiriza ubusa ari gucuritsa umutwe n'umuberanya, ngo ntiwariye ibyo gusa, ngo n'urugomo n'amahane ukajya kubisenga, ukajya gusenga uri gusengana urugomo n'amahane, cyangwa ukajya gusenga hari abo wanga uri kurengerezaho igisinde cy'ibyifuzo byawe. Ibyo by'Imana ntiyanabyemera. Ariko umurongo nshaka n'uyu wa 7, Imana imaze gutanga kwiyiriza ubusa kwisa, kurimo ngo kurekura, ugatanga ibyo kurya byawe, ukagaburira abashonji, ukazana abakene bamenye neshejwe, ukabashyira mu nzu yawe, wabona uwambaye ubusa ukamwambika, ntiwirengagize bene wanyu. Weho unyumva, mu nshingano duhabwa n'Imana harimo n'inshingano yo kutirengagiza bene wanyu. Ubwo bene wanyu ni so na nyoko, ni murumuna na mukuru wawe, n'abana babo, n'abavandimwe babo. Abo nibo bavuze ngo ni bene wanyu. Kubasenga ahubwo aho musengana bose ni bene wanyu. Noneho hari abantu ku isi babi, hari abantu ku isi babi baturana na bene wabo, bakabana babanga, ntacyo babamarira mu buzima. Nuko ugasanga nakaryango ubabaze mu mubare bakaba baba benshi, ariko bahurira mu gikorwa ugasanga nta bumwe bafitanye, nta n'icyerekezo bahuje. Nuko umuryango ukaba urasenyutse muri bwa bumwe Yesu adushakaho. Buri itorero rigari tujya turyubaka, ariko ryubatswe n'amatorero mato, ni imiryango ihura ikarema itorero rigari, kandi imiterere n'imiremerwe y'iyo miryango iyo niyo yigaragariza muri rya torero rigari. Bana b'Imana, murahirwe ayiwanyu mu miryango, mutazaba nk'uwitwa ngumya n'uwitwa mugome. Muzasoma mu gatabo ko kwakira inararibonye ka 2,
urupapuro rwa 5 aho bavuze ngo ngumye na mugome bari bisambo baba nabi, abanyamwaga b'icyangange bababazwa n'abantu banezerewe bishimye baseka, ku buryo nta wirushyaga babwiraga kuri k'ibyiza byamubayeho, kuko ivyo byarababazaga cyane. Kuba bazi ko n'ineza yagizwe n'abandi yabagwaga nabi bakababara, bakanga ikintu cyose cyashyira itandukaniro hagati y'ububi bwabo no kuba neza kw'abandi. Ku makuru yaje kumenyekana atinze avuzwe na Mushishozi, nuko aba bavandimwe bangirije byinshi mu birori cyangwa se mu butumwa, ariko iby'ingenzi nibi bikurikira: batumye ibirori bidakundwa n'abizera ari uko babanje kubona, kuko nta cyiza bendaga kubabonaho. Baciye intege abagwa neza n'abagira neza babanduza kuba nabi, bacumuje rubanda barutera kugaya izina ry'umuryango bakomokamo, rwanzura ko bene wabo bose bameze nkabo, ku buryo rubanda batapfa kwemera ko iwabo haba umugwa neza n'umugira neza n'umwe, bityo bivuna bene wabo bahagaze neza mu birori. Bakoze byinshi ntari burondore, ariko icyo nashakaga kucyubana nabi wanyu uba nabi, kandi ubumwe buzabahuza ntahandi buva ni mu rukundo, kandi urukundo rudaserukana rwo ntacyo rumaze. kuvuga ngo ndagukunda gusa inzara ikamwica ureba, ndagukunda akambara ubusa wambaye, ndagukunda iterambere ryawe rikajya mbere icye ryaradindiye, ntabwo umukunda. Rero ubu bumwe bugomba no kwigaragariza mu muryango, abantu bagahuza. Nyiraha hatagira uwibeshya ngo anibeshyere. Muri Matayo 10:34 kugeza kwa 36, aho Yesu yavugaga ngo yazanye inkota, ngo yaje gutanya abantu, ngo rero none mu nzi mwazajya habamo 2-3 badahuje. Nawe asoza avuze ngo banzi b'umuntu bazaba bo mu rugo rwe. Hari igihe umuntu aba mubi mu muryango wabo adahuza nabo, ari ubugome bwe no kuba nabi, yarangiza agashyiraho iri somo ngo na Yesu yarabivuze ngo abanzi b'umuntu bazabaho mu rugo rwe. Ukazira ubusambo, ukazira ubujura, ukazira ubugome, guteranya abavandimwe, kuba ntacyo bamariye, warangiza ukagerekaho umurongo. Ibi mu byumve babisobanuye neza mu gitabo cyo guhamagarwa kwacu gukomeye, mu bitandukanye rwose. Ejo utabona wanzwe ukagira ngo uzize ijambo ry'Imana, uzize ko wabimye ibijumba. Ni 328 aha muhumve neza. Amahoro umurage wa Kristo. Mbasigiye amahoro yanjye ndayabahaye, icyakora simbaha nk'uko abisi batanga, imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Ni Yohana 14:27. Ndataruka iparagrafi kabone nubwo yitwa igikomangoma cy'amahoro. Uwo ni Kristo. Kristo yivuzeho agira ati, mwe gutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro mu isi. Sinaje kuzana amahoro, ahubwo naje kuzana inkota. Matayo 10:34. Igikomangoma cy'amahoro cyari nyirabayazana w'amacakubiri. Kubera iki? Imiryango ikwiriye gucikamwe ibice kugira ngo abambaza izina ry'Uwiteka babashe gukizwa. Abantu bose banga urukundo rwe rutagira akagero bazabona ubukire itari nk'inkota na kidobya irogoye amahoro yabo. Ni ibidashobokera uwo ari we wese guhinduka umwigishwa nyakuri wa Yesu Kristo ataritandukanye n'imbaga nyamwinshi y'abatizera. Nta nubwo nshaka kurenga aha, ariko ndi kugira ngo wowe unyumva utandukanye ibintu ko ari bibiri. Ubugome bwawe n'ububi bwawe, kutita ku bandi no kuba ntacyo bamariye, bigutera kwangwa, mukabaho mu muryango mudahuza, munyuranya, ubumwe bukabura. Wibyitiranya n'uwakiriye ubutumwa bwiza agaturana n'ababwanga banga amahame y'ukuri, ariko atari we banga. Ubwo ni Yohana 10:31. Yesu abaza abayuda ngo ndikona mugiye kuntera amabuye, ariko ni murimo ki nakoze ubatera kuntera amabuye? Baranyire baramubwira bati kubw'imirimo myiza ntabwo twagutera amabuye, ahubwo icyo dupfa ni ukuri umuntu ukigereranya ukiyita Imana, ni icyo gusa. Wewe unyumva, Yesu bamwanze bamuhora kwizera kwe, ntabwo bamwanze bamuhora imico mibi kuko ntayo yari afite. Kubyo hari n'abarire bakavuga bati rwose aba bantu ni beza mu miterere, nta gisa nabo n'inyangamugayo, ibyo dupfa ni ibintu bishyizemo. Imana ishimwe ubwo baba gutangiye ubuhamya. Ariko urahirwe utazazira ububi bwawe
nurangiza ngo ugerekeho umurongo ujye uvuga uti na Yesu yarabivuze abanzi b'umuntu bazabaho mu rugo rwe. Oya, abantu bazakunda imico yacu, ineza yacu ntizabura kuba kabakaba, yenda ibitazahura ni imyizerere. Ibi byanditse no mu migani, ni principe, imigani 29 umurongo ni wa 27, ahanditse ngo ukiranirwa azirana n'abakiranutsi kandi ugenda ari intungane azirana n'abanyabyaha. Na mahame nta antagonisme ntabwo yabura. Niba udakunda urusaku, akavuyo n'umunuko w'inzoga, byakugora nyine kubana n'uraza ari gusinda ari kwisobaho yirukaho, wamwitaho ukamukorera ariko ntubunezerewe. Kandi nawe umubwiye uti uzajya uzinywera iyo usakuriza iyo, nawe ntabanezerewe. Ngiki kizatuma abantu bashobora kunyuranya, ariko utibeshya ngo byitiranye n'ububi bwawe ushobora kuzira ukabyitiranya n'ijambo ry'Imana. Bana b'Imana, mu muryango naho turasabwa ubumwe buzanwa n'urukundo. Turasabwa gukundana nk'abavandimwe. N'Abaheburayo 13 umurongo wa mbere avuze ngo dukomeze gukundana urukundo rwa kivandimwe. Uretse imperuka yishe ibintu, nta muntu ugira umuvandimwe w'ishyari. Oya, iyo yakize nabo wawakize, yaguwe neza nawe waguwe neza. Ndetse ahakiri ubumwe no mu bihugu bimwe, n'umuvandimwe yahemutse bakaba bakubonye, bariruhutsa ngo dosiye irarangiye ngo turamufasha kandi atari we. Ngubwo ubuvandimwe. Noneho natwe dukundane urukundo rwa kivandimwe. Muri Petero ya 2 igice cya 1 umurongo wa 7 ahavuga ingeso za gikristo, harimo n'ijambo rivuze ngo gukunda bene data, ngo muzongereho urukundo. Buriya hari urukundo ruri special, hari akantu kakihariko kagomba gushyirwa kuri mwene so. None se ntimubona na Bibiliya ko yavuze ngo mugirire neza bose, ariko cyane cyane bo mu nzu y'Imana. Urwo rukundo rw'umwihariko kuri mwene so rugomba kubaho, ruzakurange weho nyumva. Iyo utarufite ufite ikibazo. Ntabwo ari ukuvangura, sino kwironda, ahubwo bifite impamvu ngiye gusobanurira buri wese yayumva. Yenda ndatanga urugero, uwo dusengana undi bugufi, uwo muturanyi ukwegereye, nubwo yaba atanasenga kuko umuturanyi wo bugufi aruta umuvandimwe uri kure, mu nkundu ugira hariho urukundo rw'umwero kugomba kumugirira. Kuko niba tugiye gufasha abantu 2 3, turabafashije 50,50, twabonye 100 gusa, biraba ngombwa ko tubanza 2, undi akazafashwa ubutaha. Muri abo 2 yenda se umwe akabaro 2 mukaba musengana, undi mudasengana. Ijambo ry'Imana ridutegeka kubwo tubonye ya 2 tubanza yabo dusengana. Si ukwironda, si n'ivangura, ahubwo bifite impamvu. Niba ari 50 ibihumbi mubahaye 50 bakaba bagiye gucuruza, ejo bazazana icya 10, ejo bazazana ituro, ejo bazazana ubufasha, bakore contribution, bagira uruhare tugiye gufasha wa undi tudasengana. Ariko we tumufashije tukamuheraho, yagenda akadutsotsoba kuko ntidusangiye iyo mikorere. Niyo mpamvu rero tubanza bacu tukababanza ibyiza, ngo ejo nitujya no kurwanda ku bandi wazaza dufasha ari amaboko. Mu gihe uhereye ku bandi ntiwabararika kuko ntidufatanije umushinga. Bana b'Imana, mukundane rero urukundo rwa kivandimwe rujye rubaranga. Rubarange, umukumbure ujye kumusura, uwo musengana, uwo muturanye, uru rukundo rubarange. Aburahamu yari abishoboye, akajya yirengagiza n'ibibagirirwa. Ndongera mbabwira igitekerezo cye ntagitinzeho cyane, cyanditswe mu Itangiriro 13 muhere ku murongo wa 8. Murabizi abasoma Bibiliya, yahamagawe n'Imana ngo ave iwabo ajye gutura i Kanani. Nta mwana yagiraga, ajyana n'umwana wa mwene nyina Harani witwaga Loti. Amuha amatungo, aramworoza, amuha naho aragira, kuko isambu n'igihugu niwe Imana yari igihaye. Ntiyamusondetse kuko iza Loti zaragwiriye ziba nyinshi, nize ziragwira ziba nyinshi, ngo abashumba bananirwa kubana neza. Abashumba barashwana bapfuye ubwatsi. Aburahamu ni wafashe ya mbere, aravuga ngo ntibikwiriye ko dushwana kandi turabavandimwe. Iki gihugu ni icyanjye, kiri imbere yacu.
afata umuhungu wa mwene nyina amubwira ngo gipasure, gisature, kigabanye. Nta nubwo yavuze gusatura, ahubwo yaravuze ngo kigabanye kandi uhitemo. Niko byagenze. Loti niwe wakigabanije. Ibyanditswe dusoma biravuga ngo kigabanya nabi, kuko iyo sambu yagiraga ikibaya ikagira n'imusozi, kandi abazi iby'ubuhinzi n'ubworozi mu kabande hahora hatoshye, ubusangwe harera, haba n'ifumbire nyinshi yamanutse iva imusozi. Ngo Loti yagabye intambi cyarakeba, ikibaya cyose aragitwara, amusigira agasika imusozi. Aburahamu icyo yapfaga gusa nk'umuntu ushaka ubumwe mu buvandimwe, ni ukubona iyo dosiye ikemutse. Arishima, isambu niye, atanze uburenganzira ngo bayigabe, abamaze kuyigaba abahe uburenganzira ngo bahitemo. Yanabivuze mbere, yigabe uhitemo. Nuko Loti ngo nawe wari utarashize agatima ko kwikunda ayikebuko. Ariko ijambo yenda nshaka rikomeye riri mu isomo kuri weho wifuza kugira ubumwe mu muryango iwawe buzanwe n'urukundo, riri ku rupapuro rw'132 abakurambere n'abahanuzi Icyongereza. Urwuri ntirwabakundiye kurukwigwamo, imikumbi n'amashyo byabo byatumaga hahora impaka z'urudaca, abashumba bakajya barashwana. It was evident that they must separate. Byageze aho bigaragara rero ko kugira ngo amahoro aboneke bagomba gutandukana. Abraham was Lot's senior in years. Ututuntu uko ari tune abanyumva mwese mu duce y'akarongo. Abraham mu myaka niwe wari mukuru kuri Loti. Ubwo bukuru bufite icyo buvuze. Muvuka muri 8 muri 7, uri mukuru uceho akarongo. Icya kabiri, and his superior in relation, mu muryango, mu isano y'umuryango yari mukuru ko yari se wabo. We yaba nk'umwishywa we cyangwa akaba umwana w'umwana we, byari kugira ukundi bihinduka, ariko mu myaka niwe mukuru, mu isano niwe mukuru kuko ni se wabo. Icya gatatu, in wealth, mu bukire yaramurusha, and in position, no mu myanya y'ubuyobozi niwe wari ufite. Ibi bine, yet he was the first to propose plans for preserving peace. Ariko niwe wabaye wa mbere wo gutanga igitekerezo kiri bubungabunga amahoro. Although the whole land had been given him by God himself, kabone nubwo icyo gihugu cyose yari yaragihawe n'Imana ubwayo, he courteously waived this right. Mu rugwiro rwinshi no guca bugufi kwinshi, ubwo burenganzira yahise abuzibukira. Aravuga ati gifata upasure kandi uhitemo. Ibi bine ngaho katubisubiremo. Mu myaka yari mukuru, wewe ntabwo uri mukuru. Mu isano yari se wabo, wewe ntabwo uri se wabo cyangwa nyirasenge cyangwa nyina wabo. Mu bukungu yari amurusha ubukire, weho suko. Mu myanya y'ubuyobozi niwe wari umuyobozi kuko yaragiye kuyobora ako karere. Aho nawe suko, urahirwa utaburi umuyobozi, utaburi mukuru, utaburi uri umukire, utaburi se wabo nyirasenge nyirarume ngo bazakubona uri gushwana n'abana. Muri kamere ho ntibajyaga birahira ngo ndakambura bishywa, wagira ngo iyo ndahiro nayigaruke. Buriya yari ifite akamaro, batarabona Bibiliya iyo bakayubahiriza, yarabacunzira barinda. Mu gitabo cyitwa Confrontation page ya 57 ngo ikibabaje ngo nuko ngo uyu munsi wa none ngo tuvuga n'ubwibone n'ubwirasi, ngo tukagaya bya bihe by'umwijima, ngo aho Bibiliya zari nke kubiza amateka, ngo tukishima umucyo mwinshi twahawe none kuko mu nzu tuzigira ari nyinshi, ngo ibyo bihe tukabigaya. Ngo ariko ngo abantu bafite ubupfura bw'umwimerere ngo isi baheruka muri ibyo bihe tugaya by'umwijima. Bakirahira ngo ndakambura bishywa, barabirahiraga kandi akabyubahiriza. Babishywa barabambura, bana babaga, bana batera n'amada, baranabica. Kuburyo utabirahira ngo kange rubanda ngo hari igikomeye wavuze. Ni nacyo cyatumye bamwe mu bahakana ukuri, abahakana Imana, niyo migani barayica ngo kiriza ngo yakuye kirazira, bendeye kuri zo za kirazira zajyaga zibafasha zikavanwaho kuko ntabwo koko zari ukuri. Ariko ijambo ry'Imana ryareguka n'ubundi rikazanwa n'abishakira amafaranga,
Yohana 3:3 havuze ku byago bwa kabiri no guhinduka ntibabone impinduka zibaye mu basenga, niho bavuze bati iyi kiliziya ikweho kirazira zacu. Kandi koko ariko weho unyumva ijambo ry'Imana rirashaka ko naho mu muryango uhinduka, kuba uri mukuru kabiha agaciro. Sinzashwana n'abana nibajyana jyana naka mwana, kuba uri umukire ukabiha agaciro, nzashaka ibindi n'inzira zibizana ndazifite. Yaba nawe yarateye imbere akareka umururumba, kuba ari wowe uri mu myanya y'ubuyobozi ukabiha agaciro, ukavuga ngo ndamushinzwe ntashinzwe. Wowe uyoboye abo uyoboye urabashinzwe, bo ntibagushinzwe. Ntiwiteteshwe ngo wigire magwandi ngo nawe ngo nababaye ngo yampemukiye. Oya, uramushinzwe, ntabwo agushinzwe. Noneho bana b'Imana, mu muryango naho turahasabwa ubumwe kandi bukomeye. Muri Bibiliya hari ubuhanuzi twabonye bwahanuriwe ko n'imiryango izaba iri gushwana kwayo. Ndongera ngo ushimangire nsomye imigani, ntabwo guhe no gushwana kw'abandi. Migani 18:19, umuntu ubabajwe n'uwo bava indimwe kumugorora biraruhije biruta guhindura umurwa ukomeye, kandi intonganya zabo zimeze nk'ibyuma byugariye ibihome. Iyi ni Satani. Zaburi ya 55:12, Zaburi ya 55:12 haranditse ngo 55:12 nibyo, si umwanzi wantutse abandi ni 13, mba narabashije kwihangana, cyangwa uwanyangaga si we wanyirase hejuru, mba naramwihishe, ahubwo ni wowe uwo duhwanye, uwo twagendanaga, inshuti yanjye magara. Ngo yari kwihangana iyo bikorwa n'undi wakure. Ahari Satani yitambitse hagati mu miryango iwacu no mu bavandimwe. Umuntu mwavukanye yenda ni mukuru wawe akurusha imyaka nk'icumi, yaraguhetse urakana, yaraguherekeje ujya ku ishuri, yafashije nyoko guhinga barakugaburira, yabafashije guca inka nizo wigiyeho. Hari ibyiza byinshi yakoze bitagira akagero. Arateshutse gato gusa akoze ikibi kimwe cyangwa tubiri, ubwo byandi byose ugahita uhanagura. Nibi bavuze ngo umuntu ubabajwe n'uwo bava indimwe, ngo kumugorora birakomeye, ngo afadhali guhindura ngo umugwa ugoswe n'igihome. Na Dawidi nawe iyo kamere yarayifite nk'iyubu, naravuze ngo sumwanzi wanye wandutse ngo najyaga kubyihanganira, ngo ahubwo wowe nkaho yavuze ati wowe wari ushinzwe kunyitaho. Ariko iyo kamere tuyireke. Mu gitabo cyitwa Esprit Positif harimo icyigisho kivuga ngo na mahame umuntu akurikiza akazagusha ishyano. Harimo rimwe muri ayo mahame rivuze ngo iyo ureba ibibi by'umuntu gusa ukirengagiza ko hari n'ibyiza yigeze, ngo uzagusha ishyano. Uwo waguhemukiye none usubiza amaso inyuma wongere ubare, ashobora ko hari n'ibindi byiza yigeze ageraho kandi bigufitiye akamaro. Uwo wateshutse none ubibaze neza nawe ubwawe cyangwa mwene wanyu cyangwa mwene nyoko na nyoko naso, hari ikiza ashobora kuba yarigeze abakorera. Ikibi yakoze kihanagura ibyo byiza. Rero mu kubungabunga n'ubumwe bw'umuryango, iyi dayimoni igituma ibyo waguhemukiye muva indimwe ubiremereza cyane, nayo tuzayisengere iveho. Ngaho turasabwa kwitanaho, urukundo rudaserutse narwo ntacyo rumaze, ubwo bumwe ntibwapfa kwizana. Iki gitabo Intekerezo, Imico n'Ubumuntu, urupapuro rwa 622 ku basoma Icyongereza, 646 ku basoma ikindi, haranditse ngo abantu bihugiraho bakaba banyamwigendaho, abantu usanga badashaka kwegerwa ngo baheshe abandi umugisha binyuze mu musabano wa gicuti. Bene abo bahomba imigisha myinshi, kuko gusabana n'abandi bitunganya intekerezo zikabonera. Kubwo guhura n'abandi umenyana nabo, mukarema ubucuti bubyara guhuza imitima ndetse n'umwuka w'urukundo, kuko ari byo bishimwa kandi binezeza mu maso y'ijuru. Tureka gakungu, ariko mu by'ukuri dusurane. Wowe unyumva panga kugira sura abantu.
ngo ifuni bagara ubucuti se ntibavuze ngo nakarenge dufashanye umuzirikane wejeje ibirayi yenda iwabo nta bihari. Ibyo byari binasanzwe sina ngombwa ngo byigishwe, hari abasanga mu muco kandi si mubi ukuyemwe agakungu ngo bibe nko kuguzanya ahubwo bikaba gufashanya umuntu agashyira ibintu aho bikenewe. Ugakumbura umuntu nta n'icyo umujyaniye kurari we mukarara muganira, nabyo bijya byururutse imitima. Abategeranye ngo basabane baganire ubumwe bugenda bucika, kandi hari igihe cyabayeho abantu ibyo babikora bagakumburana. Bana b'Imana, mwirinde mudapfa imyandu. Musambu data yadusigiye ngo turi bane ngo turapasura kane, umupimishe na santimetero ngo yarengejeho imwe, ugasanga abantu baraburanye. Muri aka gatabo k'inararibonye ya kabiri hari umugabo umwe witwa Njiji, ngo niwe wakundaga ibyo bintu. Yaravuze ngo ukurikije uko nanga agasuzugura ngo njya ngurisha inka nkaburana inkoko. Ibyo byo kugurisha inka uraburana inkoko, ibyo bijya bituma urwango n'umushiha no kutumvikana biba mu miryango, cyane ko muri umuna wawe mukuru wawe cyangwa mwene wanyu n'ubundi umufite mu nshingano. Aramutse arwaye akaremba, iyo sambu wanayigurisha ukamuvuza, ubifite nk'inshingano. Noneho rero akebyeho yacitswe cyangwa bigambiriye, ntabwo ari kubigira binini cyane ngo bigire umusozi kugeza ubwo no kuramukanya aho ndanyuze n'inzira mukazizitira, imiryango mukayerekeza hirya no hino igaterana umugongo, ngo azaryo nzarye wanjye ukagaruka ugasenga kandi ukaririmba, ntabwo uzajya mu ijuru. Ubu bumwe buzanwa n'urukundo nimureke twongere tunabuhembere buze mu miryango yacu, cyane ko aho mu miryango habayeho gutyo bakundana bitanaho bazi kwihanganirana. Ukuze ubarusha kuramuka ntiyite ku mafuti mato mato cyangwa se manini yabishoboye bamukoreye. Abana bavuka mu muryango baba barimo abakwe, baba barimo abageni, baba barimo abayobozi, baba barimo abaganga beza. Mbese ubwo ntabwo biba bizarangirira kuri mwe, ahubwo n'urubyaro ruzabakomokaho ruba ari rwiza. Nsoza, ubu bumwe ntabwo bwaza hatabayeho gusana ibyo wangirije. Ndacyari mu muryango, aho mu muryango niba warahangirije, mu itorero niba warahangirije, usabwa gusana. Tangira uce bugufi, ugira umwuka wo kwikundirizwa. Itangiro 32 muziga icyigisho cya Yakobo. Muziga icyigisho cya Yakobo aca bugufi akagera aratuma kuri mukuru we Esawu ngo umugaragu wawe Yakobo ngo yabanaga na Labani ngo none araje ari mu nzira databuja ngo akugirireho umugisha databuja. Ushyize mukuri ko yamuriganije ubukuru akamwibira n'umugisha, akaba ari kumubwira ngo akugirireho umugisha, aragira uwuhe arawumaze. Ariko kwihana, iyo wihana uri umunyamafuta uri umunyamakosa, ubikuye ku mutima, ikimenyetso kibiranga no guca bugufi. Yaciye bugufi afata n'ubutunzi bwe bwose. Ibi byo guca bugufi amwikundirizwaho mu magambo, amwikundirizwaho mu bikorwa. Muri Ezekiyeli 349 abazasoma iki gitabo, ni icyigisho kivuze ngo ababwiriza butumwa ba mbere ni cya 37. Harimo ijambo rivuga ngo mu bintu bigera mu 9 ushobora gukora ukaba wihakanye Kristo. Babivuze byose, ntabwo ndabisoma byose ngewe. On perd l'alliance conformément au monde en manque de courtoisie en s'attachant à ses propres opinions. Ngo umwihakanye iyo wishushanya n'isi, umwihakanye iyo ubuze kwikundirizwa, umwihakanye iyo utsimbarara ku myumvire yawe. Ako nashakaga naka kavuze ngo kwikundirizwa n'inshingano dufite, kuko umwihakanye iyo ubuze kwikundirizwa. Abo mudacana waka, abo nawe uzi ko hajemo umworera, tangira wikundirizwe mu mvugo, ikundirizwe mu migirire, muhe, mushyire, mugemurire. Ugize amahirwe akanabyemera, atarageze kure ngo gukeke kuje no kumuroga, muhe, mufashe, murwaneho. Noneho ubwo bumwe buze ntibwizana. Mu itangiriro kiriya gitekerezo cya Yakobo muzagisome, ngo ubwo yashyiraga amatungo ye imbere akagera ababwira ngo ni impano yawe databuja, ni impano yawe databuja. Itangiriro 32:20 handitse ngo kuko yibwiye ati yenda hari ndamwuruza impano zingiye imbere, noneho tuze kubonana aranyemera. Icyo yaharaniraga si ikindi, ni ubumwe. Ngaho mu gitabo cyitwa guhamagarwa kwacu gukomeye, muri uku gusana
aho twangirije ni urupapuro rw'178 harimo ijambo rivuze ngo niba hari ingingo imwe wakozeho ifuti, kabone n'ubwo we yaba yarakoze amafuti 100, ubwo ni mugenzi wawe mu itorero, mugenzi wawe mu muryango, mugenzi wawe mu nzu, aho hahandi imwe imbere, niba hari ingingo imwe wakozeho ifuti, kabone n'ubwo we yaba yarakoze amafuti 100, kuraho iryo futi rimwe wakoze, umwugururira inzira abona uko agaruka. Birashoboka ko iryo futi ari ryo ryahejeje umutima we kuri, mu kwicisha bugufi atura ifuti ryawe rimwe, ahari wenda byabasha kumukabakaba, bikaba byamutera kurira no kwatura amafuti 100 akayakura mu nzira. Nguko ko umutima Kristo yapfiriye uzakizwa. Ku rupapuro rwa 370 naho handitse amagambo ajya gusa naya, yaravuze ngo niba hari ingorane wateje, wowe nyumva kandi nawe urazizi: igomwa, ubugome, gusharirira abandi no kubakeka ibibi. Ihana ibyo byaha, atari ukwihana gusanzwe, ahubwo usange bene so cyangwa abashiki bawe wabikoreye, buri wese ku giti cye. Rasa ku mugambi, wice ku ruhande ushaka n'impamvu. Rasa ku mugambi. Niba wakoze ifuti rimwe, abandi bakagukorera amafuti 20, watura ijyawe rimwe nk'ahari weho nyirabayazana wa byose. Bafate mu kiganza kandi ureke umutima wawe woroshywe n'imbaraga y'umwuka w'Imana, maze uvuga uti: mbese mwaba mumbabariye, ntabwo nigeze nkwitwaraho neza, shaka kwikiranura ku bitameze neza byose, kugira ngo hatagira ikibi kinyandikwaho mu bitabo byo mu ijuru. Shaka ko imbere y'izina ryanjye haba hera. Utekereza ko ari nde wakwanga kukubabarira? Bana b'Imana, reka ducumbikira aha. Umugambi nuko dusabwa kugira ubumwe buzanwa n'urukundo mu itorero, mu muryango. Noneho umushinga dufite wo gukiza imitima uzagerwaho bitewe n'ubwo bumwe, kuko niwo murunga uzajya uraduhuza. Imana ibiduhe nk'impano mu izina rya Yesu.